Tariki ya 4 Nyakanga n'umunsi ngarukamwaka abanyarwanda bizihiza umunsi bibohoyeho ubutegetsi bubi bwaranzwe n'ivangura ndetse rigeza no kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abanyarwanda bahamya ko iyo hatabaho imbaraga z'inkotanyi ndetse no gushyira hamwe mu guhagarika ubutegetsi bubi na jenoside n'ingengabitekerezo yayo iki gihugu kiba cyarazimye. Ku nshuro ya 24 abaturage hirya no hino mu midugudu ndetse no mu gihugu hose bahuriye hamwe bishimira ibyagezweho ndetse inkotanyi mu mitwe ya benshi ntiziteze kubavamo, dore ko amateka yazo asa n'ayazagenda aragwa ibisekuruza ku bisekuruza. Mu karere ka Gasabo, mu Murenge wa Kinyinya, Akagari ka Gasharu, kuri ya 4 Nyakanga ibintu byarushijeho abanyarwanda bakunze kuvuga iteka iyo banyuzwe. Abakecuru, abasaza, inkumi n'abasore nta utandukanye n'undi kuko muduhiho n'umwe, ibyishimo by'umunezero kubera ibikorwa by'inkotanyi bikomeje kubazana impinduka mu buzima bwabo. Amashanyarazi, amazi, ubuvuzi, uburezi, imiturire, serivisi zinoze no gushyira hamwe biri mu byagarutsweho cyane mu kwizihiza umunsi wo kwibohora muri iki gice giherereye mu mujyi wa Kigali. Ibirori byaranzwe n'umudiho udasanzwe ushimangira imbaraga abanyarwanda bagenda baronka mu bumwe n'ubwiyunge ndetse no guhuza imbaraga bagamije gukomeza kwiteza imbere no gushyigikira ibyagezweho nk'uko byagaragaye mu ndirimbo n'umudiho byaranze ibirori byo kwibohora ku nshuro ya 24 mu karere ka Gasabo, Umurenge wa Kinyinya, Akagari ka Gasharu. ndetse Umurenge. Zikintu kimara mati iyo umuntu aje avuga ubusa uramwihorera akavuga kandi barahari bagenzwa no kuvuga gusa. Abo ni abatuma kwibohora nyako kutegerwaho. Ugasanga umuntu buri kanya aho kugira ngo avuge akore bigize abanyamakuru badahembwa, badafite amaradiyo bakorera radiyo zitazwi zivuga gusa. Ubwo ni ukwiboha, twibohore mu izina ry'inkotanyi. Hehe, sibyo? Kino mugeze gufashwa mu izina rya Yesu. Mbere yuko twakira intore
y'abanyarwanda mwarakoze 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 inkotanyi kubwo gukunda amahoro mwabaye abanyarwanda mwaharaniye amahoro ndetse murayarwanira urukundo mwagaragaje nibwo tuzabubahira mwarakoze 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 inkotanyi kubwo gukunda amahoro mwabaye abanyarwanda inzara nyinshi inkotanyi ko mwarakoze cyane kubwo gukunda abanyarwanda mwarakoze 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 inkotanyi kubwo gukunda amahoro mwabaye abanyarwanda kubwo gukunda amahoro mwabohoye abanyarwanda nta n'ikindi twakora keretse kubashimira Imana itanga amahoro y'uhoru inkotanyi mwarakoze 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 inkotanyi kubwo gukunda amahoro mwabaye abanyarwanda nta n'ikindi twakora keretse kubashimira Imana itanga amahoro y'uya inkotanyi mwarakoze 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 inkotanyi kubwo gukunda amahoro mwabaye abanyarwanda mwongeye kwirirwa mwongeye kwirirwa murakoze amazina yanjye yitwa Kinyinya Justine akaba ari njye ntore ku mukondo yari iyoboye izi ntore zari ziri ku rugerero ako kazi hamwe n'ijye nyine wagakoze nafatanyije na Patrick Niyonzima intore ku ruhembe rw'iburyo hamwe na Grace Bizeyimana intore ku ruhembe rw'ibumoso mu gihe ntarajya kure natangira ndashimira abayobozi bakuru mu byubahiro byabo twateranye nabo hano ndashimira abayobozi muri rusange kandi namwe mbashimira abaturage naje gufatanya natwe kuri uyu munsi wo kwibohora wahujwe n'umunsi wo gusoza urugerero ku ntore zakoze ingando muri 2018 murakoze mu kagari ka Gasharu twakoze turi intore 32 ingando twazitanziriye mu itorero rya SOS aho twakoreye ibyo bikaba byarabaye tariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2018 aho ngaho rero twahahigiye imihigo myinshi imwe muri iyo mihigo ni imihigo igera kuri 13 uko biri kose twagerageje kuyesa nubwo hari isigaye tutabashije kugeraho munyemerere rero bageze imwe mu mihigo twari twarahize bagezeho iyo twabashije kwesa umuhigo wa mbere twabashije kwesa harimo gukangurira abaturage kurwanya umwanda haba mu ngo ndetse no mu mihanda ibi twabikoze tutizigamye murabizi ko twagiye duhura namwe tubakangurira kugira isuku mugakora amasuku mu ngo zanyu mukanywa amazi atetse n'ibindi kuko umuntu adafite isuku ntaba afite ubuzima bwiza ikindi twakoze ni gukangurira abaturage kurwanya imirire mibi barwanya igwingira mu bana murabizi ko abana mu Rwanda rw'ejo niyo mpamvu twari twayihaye umuhigo kugira ngo tukangurire abaturage muri rusange kurwanya imirire mibi kugira ngo tuzagire u Rwanda rw'ejo rwiza rufite imitekerereze mizima n'imikurire mizima ikindi twari twariyemeje ni gukangurira ababyeyi gusubiza abana mu mashuri kandi dufite ikibazo cy'abana bava mu mashuri bakajya gucukura umucanga bakajya no mu yindi mirimo igoranye ariko ahangaha twakoze ubukangurambaga kuko twamaze kumenya ko uburezi aricyo cya mbere kuri mwana w'umunyarwanda dukora ubukangurambaga abana babasha gusubira mu mashuri ababyeyi barabyumva bumva ko nta kintu byashobora kuranga umwana uretse ishuri ababyeyi turabashimira ko mwadufashe mukabyumva ikindi kintu twabashije kwiga tukakigeraho hari gukangurira abaturage mu kugira ubwisungane mu kwivuza
murabizi neza ntabwo ndi busubiremo akamaro ko kugira ubwisungane mu kwivuza mwese murakazi. Ibi ndishimira ko ntabwo ari ibintu byatugoye kuko murabizi ko ufite mituweli atarembera mu rugo mwarabyumvishe cyane, ubukangurambaga twakoze hari umumaro bwagize. Ikindi hari gukangurira, hari ukubarura imirimo mishya yahanzwe, haba amashuri, amabutike mashyashya, ibintu nk'ibyo dukora raporo yabyo, dukora urutonde rwabyo, turabitanga ko twe twarabisabye. Ikindi hari gahunda yo guteza imbere ubukungu mu baturage yitwa igiceri program, iyo nayo twagizemo uruhare kandi n'abaturage ndabizi murayizi, aho naho twagizemo uruhare. Hari ibindi twakoze, harimo twatojwe aho twari turi mu ngando, twatojwe kugira umutima wo gufashanya, umutima wo gutabara, umutima wo kuba impande abatishoboye n'abacitse ku icumu. Ni muri urwo rwego twabashije kubakira tunasitanira abatishoboye, aho ibyo byabereye mu mudugudu wa Gatare. Ikindi twakoze, ikindi twe twariyemeje ni ugutangira abatishoboye mituweli. Icyo ntabwo cyakozwe, turizera ko mu gihe tukiri gukusanya ubushobozi ibyo nabyo tuzabikora. Ikindi cyakozwe rero, murabizi ko nabivuze kare, ubu kujijuka kiri muri bimwe mu bintu by'ingenzi dukeneye nk'abaturage b'abanyarwanda kugira ngo twiteze imbere. Ni muri urwo rwego rero bamwe muri twe dufatanyije nanone twakoze urutonde rw'abantu batazi gusoma no kwandika mu kagari kacu mu midugudu ine, Gasharu, Karere, na Kami. Hanyuma abo bantu turababarura, abari natwe tubigisha. Ubu muri twe harimo abarimu b'ejo hazaza, nyine kuko nibo bigisha abo baturage. Ndumva ari ibyo ngibyo twari twarahize turabihigura, ndumva ubu ngubu dufite uburenganzira bwo gusoma ku ntango y'imihigo. Murakoze baraza gushyira mu baturage, barabikora kandi byagenze neza. Nagira ngo rwose tubashimire cyane, twabonye amezi menshi nubwo ndeba mwarera babona abandi baboneka, ariko tubashimire mwakoze, mwafashije abatishoboye, twigishije abaturage ibintu byinshi. Rero muzakomeze gutyo, muzakomeze kubinuriza igihugu kandi muzabayobozi beza b'ejo hazaza, kandi Imana ibahe sertifika zabo. Buri kintu gikomeye, sertifika burya ni ikintu umuntu aguha kugira ngo yemeze ko ari icyo wakoze. Bayimanike rwose niba mu masaro yabo cyangwa mu byumba simbizi, ariko ntitujye kuba tubemera ko icyo bakoze mu karere ka Gasabo, kandi ubundi bazakomeza. Harimo intore bagiye gutanga isitore ku mudugudu, mu masibo no hirya no hino, bazakomeza kudufasha mu buryo butandukanye. Nagira ngo nsabe tugerwa batatu gusa, abandi baraza gufashwa no mu butahira wabo. Nagira ngo bamucyumwe n'ahantu gato, bamucyumwe n'ahantu bamucyo nawe, ndagira ngo tumushimire. Ni umwe wari ubashinzwe kuva rwose mu kwezi kwa 12, ngira ngo ari kumwe n'abakozi wese, kwezi kose bamazeyo, araza no kuri tere baga bari kumwe. Ndagira ngo mushime n'umutoza mwiza cyane, ndetse na nyuma haje itoro ry'abana nabo abantu naryo abangaba badufasha. Rero turagushimira bwa mucyo, nawe warakoze cyane. Rero gufata batatu b'imbere, hari no ku muhembe, ku mukondo no bakuriye ushinzwe ibikorwa byabo no guhuza ibikorwa muri rusange by'intore mu Kagari. Justine atambukanye imbere, Justine niba wari bakuriye, ushinzwe ubuhembe ku bw'uburyo Patrick. Reka nsaba umujyanama atambukanye imbere, turagondoza ndetse bisa n'uko umukobwa we hanyuma ishingiro y'umubyeyi. Akagira amashyi yose ishingiro yakoze cyane. Ngo n'abandi tubaza kuba mu kanya. Nakoze Patrick nawe ni n'ushinzwe, yari ishinzwe ibintu byo nyandiko, gushyira inyandiko, gukurikirana amafoto no kubishyira ku mbuga nkoranyambaga, ibikorwa byose by'intore zakoze. Patrick nawe niwe umwungirije, nawe ka dusabe
tumushimire. Arakoze umujyanama w'Imisoro Sosiyete y'Umurenge nawe aze atambuka imbere ahereze Grace arahari. Grace arashinzwe nawe ibintu bijyanye n'ibitaramo no kwiga n'ibindi bitandukanye na morale mu ntore kandi abikoze neza. Arashinzwe rero ibintu ku rurimi rw'ibumoso nawe turamushimiye cyane. Hanyuma abandi bose nabo ntabwo turi dukorera hano bitandukanye, nagira musaba umutoza afate za serivisi zose aze kuzibaha umwanya w'ubuzi. Mutari mwava hano hari abandi batatu baduserukiye Rusororo. Muri bano hari intore 3 zagiye Rusororo gukora urugero ruciyurando bamaze y'ukwezi. Wenda Grace atambuka imbere nanone. Uyu nguyu nawe yagiye Rusororo hanya Gasagara bamazeyo ukwezi kose bubakira amazu batishoboye. Bariyo abandi y'ubutaha na Patrick atambuka imbere. Patrick hanyuma na Kevin yarwaye nawe atuye hano mu mudugudu, ariko bano bana mu mashimire cyane baduserukiye neza. Bagiye kugenda turaganira dore muvuye Gasharu mu gihe hariya hahuriye umujyi wa Kigali wose muzitwara neza. Mu batashye mbere babaye Byari abana bwiza Byari bakoze neza bagaragara kabo neza, bubaka amashuri yubatse amazu angahe? Amazu ane acumbikiye imiryango 8. Abanyarwanda rero usanga rwose ibidugudu baturutsemo ndagira gusaba umuyobozi w'umudugudu wa Gatare, sinzi niba ari hano. Umuyobozi w'umudugudu wa Gatare azi yatanga certificate kuri Patrick. Ibyakozwe ni byinshi na leta yacu y'ubumwe, hakomeje kubaho kunga Abanyarwanda, gukorera mu bumwe, kubahiriza ibitekerezo bya Jenoside no gutanga serivisi zitandukanye ku baturage. Umwanzuro rero igihugu cyacu cyagize ibibazo byinshi mu bitandukanye, mu byiciro bitandukanye. Ni ukuvuga ngo habayeho Abanyarwanda bafata umwanzuro kuvuga ngo ibintu tugomba kubihagarika. Abanyarwanda mu nzego zitandukanye, Abahutu, Abatutsi, Abatwa n'abandi, bavuga bati rero iyi Jenoside igomba guhagarara. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bubi bw'abantu barunda abantu, ni ukuvuga igitero cyavuye mu gihugu imbere, n'abari barabujijwe uburenganzira hanze barahunze batinya gukandagira muri iki gihugu. Inama iremezwa, bashyira hamwe abicanyi tugakora mu gihugu, politiki mbi turayisezerera. Birasaba ngo rero abadukomokaho bakomeze uwo mutima, natwe bakuze dukomeze muri uwo murongo kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kwitwa igihugu cy'Abanyarwanda bashize hamwe. Buri ushobora kwibaza uti ese buriya inkotanyi zatirije irihe banga? Yewe nakomeje gukora ubushakashatsi buriya ushobora kuganira n'abantu bari mu gisirikare cya kera kwa Byari na kera kwa Kayibanda, nganira n'abasirikare b'inkotanyi. Bari usanga ikintu inkotanyi zabarushije no gushyira hamwe gusa, nta bikoresho babarushaga, nta myitozo, ariko kugira umutima. Ni ukuvuga ngo ubumwe, gushyira hamwe, guharanira inyungu rusange. Mu gihe abandi bo habaga harimo ibintu by'amacakubiri, ibintu bitari ku murongo, ubuhemu. Ariko AP tuyitwa AP, ni ukuvuga ngo bahuje ikintu kimwe gusa, ikintu cy'ugiye akamara igihugu, inyungu rusange, umutekano bakigeramo. Ni ukuvuga ngo rero uwo murongo tugumemo, buri muntu aba yiteguye kureba ikibangamiye igihugu akivuge, dushyire hamwe. Umuntu yubaha undi, uko ameze kose. Twirinde guhemukirana, twirinde gukora ibintu adusubizamo mu icuraburindi, nk'uko ababitweretse baduha urugero rwiza, ubwitange bukomeye. Ubu muzi ko hari urugo bavuga ngo babamo abana 5 bose bakajya ku rugamba, haba mu Rwanda hano, haba no mu bihugu bidukikije.
abana 5 ndetse byaba ngombwa bane bagapfa kuko agasigaye ari ikimuga. Hari abana benshi yewe nzi yabiga muri kaminuza usigaje ngo yandike igitabo muri 90 akavuga ati ikifite akamaro n'iki giki agasiga. Nzi umuntu wari umaze amezi 6 ashatse umugore asiga umugore atwite aravuga ngo itariki niyi gahunda niyi. Ubwo bwitange umeze gutyo bwatumye iri kiboka kubw'amahirwe ntabarangira akiri muzima agasubira na wa mudamu yasize nyuma y'imyaka ingana. Rero tujye twigisha abantu badukomoka amateka y'igihugu tugamije kugira ngo tugire wa mutima w'uburyo. Ntabwo nginze amagambo navuze tubisigaye tugakunda duhora tuganire. Ibirori byasojwe no gutanga amasertifika ku ntore zitabiriye urugerero n'imbyino zigaragaza ko bishimiye ubwigenge no kwibohora abanyarwanda bamaze kugezwa. U Rwanda rwacu niba u Rwanda rwacu ni ukurambura ibiganza tugiye kureba abatsindwa. U Rwanda rwacu ibyo biduretse hejuru cyane ukubita cyane. U Rwanda rwacu ibyo biduretse. U Rwanda rwacu ibyo biduretse. Twagiye dusubiremo. U Rwanda rwacu ibyo biduretse. U Rwanda rwacu ibyo biduretse. U Rwanda rwacu ibyo biduretse. Kagame
katsiba y'umugani Mungeri we amazi amashanyarazi Mungeri we imihanda n'ikaburimbo Mungeri we gari ya moshi igiye kuza Mungeri we airport i Bugesera Mungeri we Mungeri we wanamiye mucogeje Mungeri we Kagame Mungeri we Mungeri we Mungeri we wanamiye mucogeje Mungeri we nari naheze mu kigwa Mungeri we nubatse mu manegeka Mungeri we wankoreye ibikomeye Mungeri ubu ntuye mu magorofa Mungeri we Kagame Mungeri we Mungeri we Mungeri we wanamiye mucogeje Mungeri we Kagame Mungeri we Mungeri we Mungeri we wanamiye mucogeje Mungeri we ndifuza ko tugumana Mungeri we mbabarira unyemerere Mungeri we kugira ngo ntakigana Mungeri we niba ibyiza ndi kubona Mungeri we ndifuza kubihorana Mungeri we Kagame Mungeri we Mungeri we Mungeri we wanamiye mucogeje Mungeri we Kagame Mungeri we Mungeri we Mungeri we wanamiye mucogeje Mungeri we Kagame Mungeri we Mungeri we Mungeri we wanamiye mucogeje Mungeri we ibiganza byacu hejuru intore ndashaka ijambo ry'ijambo ibiganza byacu biri hejuru intore intore ndidanya intore sinange bigabe intore ni umurinzi w'ibyagezweho ntawabisenya aho turacyari babandi bashobora kujya mu ndaki